Mbega Jibwe yo ndamwereke hano harejana nari mfite gasanga ntiwariyeho ugasanga uzambaza ngo sizi intoki zisa neza ako nintake nzana pe n'ubundi ni ese shaho uzafata biri abembwa musamuye aya da imbwa si imbwa buraziramuka kanje ntago mukaga oya nusesengura cyane ndakwiyemo ringanije na uraringanyije oya fatakira uraringanyije ariko buriya kano kanavaga muri Amerika buriya si ubu nta muntu uri kundebara oya kureba si yakubaza ahubwo akamubwira ngize ngo arafunguye patanyuma akamubwira bura ariko izindi za nyine nsirimo wazaba nkaguhamuka Pagani. Ese uruyango ndago. Sibu ntarindi jano fitera. Oya, najyo pe. Ariko buriya umuntu ari kureba iriya. No mu rugo mukanya bagiye gutaha. Nzakubwira ugaruke sibyo? Baratekaga. Ntago bajya bateka nyine ari gihe tubwiriwe cyangwa tukaburara bitewe n'uburyo byagenze. Nakiye batetse batekaga ibiryo by'inzobe. Batekaga ninjoro gusa se. Nzaguhamagara uzurare sibyo? Hajya radisha ryanyu ntago ari n'umuntu ntago yarinyuramo se. Byarindi gifite. Hari wagerageje kuricamo rero. Tumye ngaruka. Hari wagerageje kuricamo. Baricamo. Hari wagerageje kurinyuramo. Baricamo. Uzi ubyari nyuzemo umufuka kurukumbangamira. Kurukumbangamira. Sirizo uri kuribona? Izuba ndi kuribona. Oya none se burango subiza amegwe musa. Amegwe musa. Ariko kera hari uburyo kinyine. Babwiraga dore reba nka turatwana turi guturukira ahiye. Surasi wamusabirizira. Subu nta bintu abafite. Arasabiriza. Urasabirizaga kandi reba ukuntu abari kuza ari kutureba mbese. Uragiraga inda ariko nanyu mfite mu ntoki se. Ahubwo reka nkubwira. Ejo nzaguhamagara hari akantu nshaka ko dukina. Akantu ko gukina. Ariko ejo nanjye nzaba mfite senkandi n'ubundi. Uzashake senkandi. Uzi mukanya ninjya kugura umunyu nyine two mu rugo barateka kanze umunyu washize. Bakunda kuntuma ibiro bibiri ngo ndazana ikiro kimwe kugira ngo nsigaze uzana ikiro n'amagarama kugira nsigaze kuzajya imbadera nje reka nigende ubwo turi kumwe nyine oya mukono gwa kari gwaka ngakase sawe ariko uri ntuzigize na oya ntari bi ariko mwa nzakubwira izo ntoki izo ntoki zijyaje umwanda mbe hano mbigende nakibonye kiri kuzuba abantu bose bamenye ko mfite ijana rivuye mana ugiye guhita ugaruka se ubundi rukundo kamera batata we nguheruka kera nguheruka kera akira jya ariko buriya uzi niba ari uko nyine ibintu byo kurya bisigaye byarananiye nyambo n'umushitsi noneho umwana wacu kawe daga numva nyine kuguha ari byo bintu bindi imbere iwacu rero iwacu uzikunze rwaye uretse nje kubwerera mwana uretse nje kubwerera uko kuri wese ndahumvaga oya bura sinzi ibintu bimfashe wese ariko subize se wese ndaje mwana je kuri wese kuri wese niho ngiye sawa ntaco ihute mukanya ndaje Koruku nawe warugumye wajya warukunyaga suka n'ukuri pe kanyamagara uranyumvira de ariko rero si bya bindi si kuri wese yanyikozwe utemwa ku buryo wava muri gukoma sinzi utuntu twari turimo ndebe ntago ari imbada wari ufite ku oya imodoka nayiguhaye
sawa ntaca abana Singa yewe ko twubatse ubushuti ko nta kwima. abana bo mu mugizi Bura aho kuku. Nako aho kukwima. Aho oya aho kukwima kukwima. Nayijuguye. Bura ico mbuza acumvishe kandi. Nacumvishe numvishije ko ntaco. Mukanya wa mwana bitadifu. Ageze hano. Avuga ngo uretse tutukuru. Wowe ndi bitagarutsatse. Uzikumwa ari umushushwe. Niyo mpamvu sha. Muri karitsiye bamwise umuhuru basigiye gute. Uyu muryango hano ntambe bayacamo. Ariko twaratetse nyine bansiga ku rugo. Cyo gihe nari nibana nimvuye. Kuba narimvuye kwahira. Bansize ku rugo ubwo bararura bansigira ibijyane impande y'umuryango kuko nabari bari kwa nyine ko ndajya kwirirwa ndaje gusaraguza ibintu. Ubu nabyumvishe uwo mwana buriya kubera ko se yahoze akundaga gukora amanyanga akiri muto. Yaramukurikije. Baravuga ngo umwuga ni uwaso ntuzi ko ahakana. Nani yamwera ubuye. Ico gihe baje barankubita rero hamwe. Oyaze. Basanze ibyo byaje. Ugisafura yuzuye. Wana ijada nawe ndagutinyaga buriya nawe mu bantu ntinyaga nubwo wamvaye uri kaje Burundi uranyumvira ingunzura ariko reka nkubwira uri bukacaye yatoze wani ko mwari mufite ubuhuru simwa monda hanje oya watankaje kuri toilette sawa gubinsabye ndagiye toilette yanyu siko wajya ngihomeshesha imbada oya da sawa ubwo nyine tugahuriza kuri phone kumva bagira ngo barahishije ngiye kuri toilette inzara irangigira nsanze kwa Rukundo ramusabiriza shani kuba mfite umujinya uriya ko mansanze hari kwa Rukundo kandi nzi ko bagiye kujya mwana none ngegera y'umusabirizi kandi ako wasanga Rukundo yari afite n'indi mbada kuko shana mama fungurira aba bantu barambwiye ndeke babanza bagenda ubona ungaburire bagiye ariko byabiceri warambwiye ngo urumunyu nyine byarangiye tubiriyemo imbada kuko nibyo byatumye bagenda fungurira mbanze nge nyine ubwo ndajya kwinginga papa mpandi mafaranga